Nashatse umugabo mfite imyaka 18, twabyaranye abana 3 mu myaka 3, ariko nyuma yaho yaje kunta. Mbere y'uko ntangira iyi nkuru rero, nguhaye ikaze kuri Safi Jody TV, niba uri mushyashya tuguhaye ikaze kuri kamera za Safi Jody TV, wibuke gukora subscribe niba usanzwe kandi welcome back to my channel. Iyi nkuru nuyumva ikagukora ku mutima uyisangize n'abandi, wasanga hari abo yafasha hanze aha ngaha. Murakoze rero, mbahaye ikaze muri ino nkuru yanjye. Nk'uko nabibabwiye rero, nashatse umugabo mfite imyaka 18. Uri kubyumva yuko nari nkiri umwana, navuga ko wenda nihuse cyangwa se sinzi, ariko byari rwa rukundo nyine rw'iyo myaka, abana 18, imyaka y'abadorasa niko navuga, biba bishyushye. Namenyanye n'umusore, ntabwo ndi buvuge amazina yiwe, ntabwo ari ngombwa cyane, ariko yari mukuru kuri njye. Urumva njye nari mfite imyaka 18 ariko we yarandutaga. Gusa nubwo yandutaga ntabwo nitaga cyane kubw'uko andusha imyaka, ahubwo njyewe nahanze amaso cyane ibyo ambwira, ntega amatwi ibyo ambwira, ndamwizera cyane yuko rwari narwo rukundo rwanjye rwa mbere, niwe muntu twari dukundanye bwa mbere. Ikindi nari n'imfubyi, nta babyeyi nari mfite. Ni bimwe rero mu byatumye uwo muntu anyigarura cyangwa se akanyegereza cyane, kuko numvaga yuko niba anyizeza yuko tuzabana ubuzima bwose, akamfata neza, akanyitaho, akambera byose, biri mu byansunikiye mu kumwegera ndetse no gukundana nawe. Rero wenda ndagenda mvuga mu ncamakeya inkuru yanjye kugira ngo itaza kubarambira. Nari mfite n'imitungo, nari mfite uko mbayeho bitewe n'uko nyine hari imitungo ababyeyi banjye bari baransigiye. Nari mfite aho kuba, mfite utubizinesi nubwo twari duciriritse, ariko twabashaga kugira icyo twinjiza ku buryo ntari bupfe kwicwa n'inzara cyangwa se ngo mbeho nabi. Rero naramukunze, mwegurira ibyanjye byose, urukundo rumbana rwinshi ku buryo byatumye mwereka nyine, urumva nta kintu nari ndi bumuhishe. Namweretse ibyo nari mfite byose, mwerekeye umutungo wacu bansigiye, nta hantu namukinze. Byabaye ngombwa ko tubana. Noneho tumaze kubana, wa mugabo wanjye nyine ntabwo ndi bumuvuge izina, yahoraga nyine ambwira ngo aba yumva bimujeniye kuba ibintu byose nyine ari njyewe biriho, kandi ari umugabo, ngo aba yumva asuzuguwe muri rubanda, nyine ngo aba afite ipfunwe nk'iyo ngo wenda bibaye ngombwa ko dukenera nk'amafaranga kuri banki, akaba ari njyewe ubijyamo njyenyine, ngo aba yumva nyine ari jeni. Ndavuga rero nyine nk'umugabo no kumuha icyubahiro nk'umugabo, reka bya bintu ngende mbikwandikeho nawe ubigiremo uruhare, cyane yuko yaranyitayeho, ampa keya, mbona yuko nyine ari umuntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Hagati aho ngaho niko nyine uri kumva, ubwo twahise tubana, muri iyo myaka twahise tubana, ibyo gusezerana ntibyari bukunde, imyaka yanjye yari mike, yaramfatiranye tubana uko nguko. Yaje guhita antera n'inda ya mbere nyine, ubwo ngubwo tukibana yahise antera inda. Tumaze kubyarana umwana umwe nibwo yakomeje nyine gukomeza kuvuga ngo ibi bintu biranjena, nyine za kompuregisi zo kumva yuko ibintu byose bindiho nk'umugore, akumva ari insuzugurwa. Nibwo rero nagiye mwandikishaho bya bintu byose, aba nk'umutware nyine mu rugo, n'ibintu byose bifiteho uburenganzira, urabyumva busesuye. Kumbi we nyine yari afite papasi cyangwa se yari afite intego yiwe, ariko njye ntabwo nari mbizi. Gusa we yanyiyerekaga nk'umuntu nkunze, nk'umuntu unyitayeho, nanjye bituma mwiyegura muha ibyanjye, cyane ko ntari nzi n'icyamugenzaga mu buzima bwanjye. Njye numvaga yuko ari urukundo. Ubwo ngubwo twarakomeje turabana. Ubwo umwaka wa mbere twari turimo, nabyaye umwana, umwaka ukurikiyeho yaranteye inda ya kabiri. Wewe uri kumva ntiyigeze ampa agahenge cyangwa se ngo ampe umwanya wo kuba natekereza ngo wenda ndebe na kure, kuko nk'ibintu yajyaga ankorera wenda mbona atakinyitaho, atangiye kujya agenda akazira igihe ashakiye, wenda akaza akerewe,
dutangiye kujya njya ku meza nkajya ku meza njyenyine, nkabona ya myitwarire, ariko kuko nabaga ndi bize muri ba bana b'intahekana bakurikirana, nita ku byo mu rugo ngira gute, wa muntu yahitaga anyereka yuko ubwo wari bize muri ya bizinesi, urumva ko njyewe nari nsigaye ndi mu rugo gutwita, mu gihe umwana ataranacuka indi nda ikaba igiyemo, ntabwo nari mfite umwanya wo gukontorora bya bintu, we rero nasaga n'uwabimurikiye, noneho muri uko gutinda kose no kubona nta mwanya kimbonera, njyewe nkagira ngo ni uguhugira mu gukontorora ibyo bintu byose no kugira gute, ariko nyine n'ubwana bwari burimo, ntabwo nari nzi yuko afata ya mafaranga mu rugo cyangwa se ya mitungo, niba ari ahari inka akagenda akagurisha simbimenye, akayajyana mu bandi bagore, njyewe simenye uko bimeze. So rero ubwo ngubwo byarakomeje nihuse, twaje kubyarana umwana wa gatatu, ubwo uri kumva mu myaka 3 twari tugize abana 3, nawe wumva icyo kintu, nta mwana warushaga n'undi, mbese barushanwaga amezi. Ubwo rero maze kubyara umwana wa gatatu nibwo yakomeje noneho kuba mubi kurushaho, akomeza kunyereka yuko noneho nta kintu nkivuze, atangira kunyereka noneho aho byageze yuko nakeneraga no kuba nagura umwenda w'umwana nkabanza kwinginga nkamupfukamira, hahandi twabaga dukeneye isukari bigasaba gusaba imbabazi kugira ngo isukari iboneke, kubera ko bya bintu byose nabimweguriye, atangira guhinduka, atangira kuba umuntu mubi, ambera umuntu mubi, ndazitaraguringa, urumva ko we yari na mukuru kunduta, nta gitekerezo nashoboraga kuba namuha mu bintu byose, wenda ngo mvuge ngo ubwo dufite amafaranga aya n'aya yavuye muri ibi, reka tuyapangire ibi, no, yarambwiraga ati wowe kuri umwana uravuga iki? Ati njyewe ndi mukuru ndatekereza, jya undeka ibintu byose mbishyire ku murongo kuko ndakuruta, uri kumva, amfatiranya no kuba ndi umwana, amfatiranya kuba nta muntu mfite wo kubwira, amfatiranya no kuba ampereje abana b'indahekana, nawe wibaza icyo kintu, abana 3 mu myaka 3, urumva igihe barutanwa n'igito, noneho ukaba uri kumwe n'umuntu utashaka no kugufasha ngo akube hafi, Mana ntabwo byari binyoroheye, ntabwo byari byoroshye, nguma gusitaraguringa n'abana, ndwana nabo no kugira gute, nawe aragenda ajya hirya, ya mitungo yose aranyanyagiza, nawe uri kubyumva, abantu akenshi iyo babonye ibintu by'ubusa nta nubwo ashobora kubitekereza ngo avuge ati nibura ibi bintu ubwo mbibonye reka mbibyaze ibindi, ahubwo kubera wa mururumba bazanye no kuba ibintu abibonye atabivunikiye, bituma ibintu abisesagura, ibintu twari dufite amazu, dufite ikintu, nashidutse nta kintu na kimwe gisigaye, nshiduka ibintu byose yarabigurishije, nshiduka ari wa muntu ugenda akajya, niba ari muri beti, niba ari mu biki, akagenda akavayo ibintu abisizeyo, nsigara nta hantu na hamwe mpagaze, ndwana na ba bana. Mu by'ukuri tujye dushishoza mu byo dukora, mwa rubyiruko mwe, mwa bamama mwe, mwa bakobwa mwe, urukundo ntirukagutware ngo rukubuze gutekereza, urukundo ntirukagutware ngo rutume utabasha gufata umwanya wo gutekereza cyangwa ngo wige kuri uwo muntu, kuko ibyo byose yarabinkoreye guys, abona bidahagije ahitamo no kuntana n'abo bana 3, ansigira abana 3 b'indahekana, ibyakabatunze yarabimaze, nsigarira aho ngaho, nsigara ari ukwangara, ntagira aho mbarizwa, ntagira aho ngira gute, rero nshuti zanjye, inkuru yanjye ndumva kugira ngo bitaba birebire cyangwa se bikagira gute, reka mbe nisubikiye aha ngaha, wenda ubutaha tuzakomeza, nimubikunda mukumva mukeneye nyine uko bimeze, nakomeza kugenda mbasangiza, ariko uyu munsi reka nsoreze aha ngaha. Rero iyo nkuru yanjye niba igukoze ku mutima, wakora share mu bandi, nyine nabo wenda hari umuntu yafasha. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Safi TV, ciao.